nongeye mbaye ikaze rero kuri uyu muyoboro. Niba utarakora subscribe nakubwira ngo uyikore kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kugufasha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abantu batatu udakwiye kumenya wakura mu buzima. Bashobora kuba ari inshuti zawe, ariko niba bahari aba bantu gerageza kujya kure yabo kuko bari kugusenyaho kugira ngo batume hari iterambere ugeraho. Burya si abantu bose bagomba kwinjira mu buzima bwawe. Hari abo mukorana, mugasangira, mugaseka, ariko bafite imyitwarire yo kukurimbura buhoro buhoro. Ushobora kubibona cyangwa ntubibone. Muri iyi nkuru reka tuvuga abo bantu batatu bafite imyitwarire yo kukurimbura. Abo bantu nubwo bashobora kuba ari inshuti cyangwa bakuri hafi, uyu munsi tubirinda kuko abo ngabo nta kintu bazakugezaho, ni ukugusenya gusa. Umuntu wa mbere ni umuntu witwa inshuti yawe, ariko akaba ari inshuti yawe guca intege buri gihe. Babita dream killers. Aba bantu babaho cyane. Uyu muntu dore imico imuranga rero umurebe nimba umufite ari inshuti yawe. Uyu muntu akunze guseka ibitekerezo byawe. Uvuga ikintu agahita agiseka. Ikindi kintu cya kabiri, akunze kukubwira ko udashoboye cyangwa ko bidashoboka ko ibintu uri kuvuga byagerwaho. Ikindi kintu akunze kukuganiza cyangwa agahuza ibikorwa byawe n'ibintu byagiye bigira ingaruka nyine ntibigerweho, akumva arakubwira ati wenda ariko ibintu byose ukora uvuga bisa na bya bindi bya wa muntu wavuze utya ariko nawe bitaje kurangira neza. Igitekerezo kimwe, hari umukobwa witwaga Sandrine yifuzaga kuba umunyamideli mu Rwanda. Yari afite inshuti ye imwe yamubwiraga ko afite byose, ariko nanone ikamubwira ngo uri mugufi. Ngo kandi wenda abantu bakora ibintu by'imideli ntabwo bakunze kuba bareshya gutyo. Wowe rwose birasa naho bitavamo kandi urirabura. Birasa nkaho rwose utazabona umunyamideli mwiza. Aravuga ati ndetse mba mbona utaba umunyamideli ngo ugere kuri international modeling kubera ukuntu uteye. Hashize imyaka 2 Sandrine yakomeje gukora, noneho aza guhura n'abanyamideli bandi bo muri Afurika y'Epfo n'Abanyanigeria. Aba bantu baje kumufasha mu ntekerezo, bamwereka ko burya bitandukanye n'ibyo wenda abantu bibwira atari byo by'ukuri. Uyu Sandrine yaje kuba umunyamideli ukomeye cyane kandi atangira gucuruza ku buryo muri mpuzamahanga bunarengana bya bindi yavugaga ko ashobora gutangira gukorera mu Rwanda gusa. Burya kugerageza intego zawe ukazigeraho mbere ndetse ugatandukana n'abantu baguca intege bisa rwose no guhanagura insika zose zishobora kugusubiza inyuma. Ariko uyu muntu uguca intege we, iyi nshuti yawe nimba uyifite, gerageza kujya kure yayo kuko uyu nguyu ni nkaho ndi wo kuguta mu cyobo gusa akigendera. Hari indi nshuti ya kabiri rero, cyangwa uyu muntu wa kabiri, ni umuntu kwigiraho umwere. Inshuti kwigiraho umwere, umuntu utagira amakosa. Uriya muntu rero bamwita the manipulators. Wa muntu ushaka nyine kukumanipira, nyine kugutwara uko we abishaka. Uyu muntu w'inshuti yawe rero mubi cyane, cyangwa uyu muntu mutakwiye kuba muri inshuti, iteka iyo habaye ikosa akunze gutera urwenya ariko akakwereka ko ari wowe ubikoze. Ikindi kintu cya kabiri, akunze kukwibutsa ibintu byiza yagukoreye, ariko nta na rimwe wumva yazirikanye ibyiza we wamukoreye cyangwa ngo wumve abihaye agaciro. Ikindi, iyo umukosoye cyangwa mukagirana ikibazo, akubwira uburyo abona uri umuntu mubi, wikunda, cyangwa se ko abona aho hari imico ufite idakwiye cyane. Ntabwo ari wa muntu kumva, ashaka kuba umuntu uri nyine we ari perfect, we ni umuntu mwiza. Ariko uyu muntu
utagira amakosa, uyu ni manipulators, ntabwo ari inshuti yawe. Nubwo yaba ari inshuti yawe, menya yuko uyu muntu rwose nta kintu azakugezaho. Inkuru imwe, hari umusore umwe witwa Muhire. Yari afite inshuti ye bakunda kugendana, baganiraga byose, yamufashaga mu bintu runaka nawe akayifasha muri byo. Ariko iyi nshuti ye yari iteye gutya. Umunsi umwe Muhire yaje kuguza amafaranga kugira ngo atangire bizinesi ye. Iyi nshuti ye rero imwe nawe yaje kuguza andi mafaranga. Igihe bari barimo bagana kuri bizinesi, umwe yamweretse yuko hari bizinesi runaka yaragiye gukora. Yamweretse ko iyo bizinesi itagenda, ya nshuti ye ko ashobora kumwereka bizinesi ishobora kugenda. Ariko wa wundi yatangiye bizinesi ntoya kandi isa nk'iciriritse, ibintu bitangira kujya ku murongo. Nyuma yaho ya nshuti ye yari yaratangiye ibintu byisumbuyeho, yatangiye kujya ivuga iti urabona ko nanjye biri kujya ku murongo, ariko ngiye ibyanjye biri kuzamuka cyane bimeze nk'ibyo byawe. Yatangiye kumbwira ngo sindi nakubwiye, wowe ugira ibitekerezo bisa nkaho biri hafi, ariko iyo ukora gutya ibintu biba byaragenze gutya. Iminsi yakurikiyeho rero, ba bandi bombi bagize ibibazo, ariko noneho atari ibyo guhomba bitabaturutseho. Bizinesi zabo zigira ibibazo biturutse ku miterere y'igihe runaka, nka kuriya kuntu covid bije mwese ugasanga, cyangwa indwara igatera, cyangwa ibintu runaka bikazamuka, mwese mukagira ibibazo. Kwishyura amafaranga bari baragujije bombi byarabagoye cyane. Birangije kubagora rero, ikintu gitangaje, ya nshuti ya Muhire yabonye Muhire we hari uburyo yari yagiye yubaka utuntu twe ari no kwishyura. Nuko irangije iraza iramubwira ngo ariko ngomba mbona rwose udafite umutima mwiza. Iyo nyibwira nanjye nkakora utuntu dusa nk'utworoheje, ahari simba ngeze kuri ibi ngibi. Ati njye ubu nabuze nayo kuba nakwishyura buhoro buhoro kugira ngo ibintu bigerweho. Uyu muntu ni wa wundi wahoraga amubwira mbere ko ibintu we atazi ubwenge. Icyabaye ni uko iki gitekerezo gishobora kukwereka uyu mushuti we ukuntu ateye. Ni wa muntu uri perfect, kandi n'ibibazo bije asa nkaho akomeza kubisunikira ku bandi. Abantu nk'aba ngaba utajya wemera amakosa, umuntu nyir'uhora uri perfect ntazigera aba inshuti yawe. Ushatse wamugendera kure niba ushaka iterambere. Reka tugere ku nshuti ya gatatu. Uyu ni wa muntu ukunda guseka cyane, akunze kwishimira ko ubabaye cyangwa akabiteramo urwenya. Uyu nguyu bamwita the silent enemy. Uyu muntu ashobora kuba ari inshuti yawe ariko akunze gutera urwenya, ukabona nyine yishimiye ko ubabaye, ntabwo akwifuriza ibihe byiza cyane urebye, ariko abiteramo urwenya, aguteraho urwenya mu kumugaragara asa nk'uguserereza. Bishobora kumera nk'ibiri kidding, nyine nk'ibisekeje nk'iby'abana, ariko uriya muntu aba ari seriye, burya kari ku mutima gasesekara ku munwa. Reka dufate urugero rumwe rw'uwitwa Liliane. Uyu Liliane yari afite best cyangwa se inshuti ye. Uyu mu besto yari inshuti ye, ariko umunsi umwe ubwo yakoze ikosa, wenda naryo tutavuga ko ari ikintu cyiza, yasomye ubutumwa bugufi bwari buje kuri telefone y'undi mushuti we, ariko buturutse kuri wa besto we. Kimwe mu bintu yari ari kumubwira basa nkaho bari bahoze bamuganiraho, nuko arangije abona ubutumwa bugufi buvuga ngo ubundi se uwo nguwo azagera ku biki, ko nzi ukuntu ateye, ari umuntu w'umunyantege nke, kari aho ntigashoboye, na biriya kagiyemo ntabwo bizigera bigerwaho,
kubera ko gafite imico runaka, nyine ibintu byinshi bisa nkaho byamusebyaga. Uyu nguyu we wari umushuti we yajyaga amubona wenda batera burage, ariko nanone ntabwo yari azi yuko ibintu aba ari kuvuga muri burage ashobora no kubyoherereza umuntu mu butumwa bugufi. Yumvishe ko bya bintu birenze burage. Niba umuntu ashobora guhitamo yohereza ubutumwa bugufi bahoze baganira akabona ubwo buryo yohereje ubutumwa, yabonye ko wa muntu atamwifuriza ibyiza. Kimwe mu bintu bitangaje cyane ni uko koko igihe Liliane yashaka kuronshinga cyangwa kugaragaza ko bya bintu byashaka kubishyira ku murongo ndetse akabigaragaza abantu be, wa muntu ntabwo yabonetse, asa naho atari yifuje. Nyine ni babita silent enemy. Ntabwo yari ashishikajwe n'ibi bintu. Abantu bameze gutya batagutera ingabo mu bitugu, abo bantu ntabwo ari inshuti zawe. Aba bantu utandukana nabo. Ikindi burya rero, inshuti nziza ntisakuza, ntikuvamo, ikuba hafi kandi igerageza kukunganira igutera intege mu buzima. Niyo muntu uba ukeneye. Abantu bose bagukorera ibintu usa nkaho yaba ari kubiseka ariko ubona ko ataguhaye, ataguteye intege mu buzima, ntabwo ameze nka wa muntu niba ugiye kwambuka inyanja ngo afate nabo ikirenge cye agishyiremo. Aba bantu bose ntabwo ari abantu b'ingenzi cyane ukeneye, nta nubwo ari inshuti zawe. Burya hari abantu tuba tumeze nkaho tuziranye, reka bebe nk'abo ngabo, ariko si inshuti yawe. Hari ibintu by'ingenzi ukwiye kujya wibaza ku muntu mbere ko rero uvuga ko ari inshuti yawe cyangwa umuntu umenyana. Jya wibaza uti uyu muntu anyongerera iki mu buzima, ashima iterambere ryanjye, ni muntu ki kuri njyewe. Hari ibintu yagiye yibabaza cyangwa akigomwa nkabona ko abinkoreye. Uyu muntu ushobora gukora ibi ngibi rero niwe waba inshuti yawe, niwe w'ukuri. Ikindi, inshuti nziza ntigucira urubanza. Jya ugerageza kubona umuntu ushobora kukwishyira mu mwanya wawe impafu, ntagucira urubanza. Uyu niwe inshuti yawe. Ikindi, ni umuntu uhora akwereka ibintu byiza, wa muntu udahora akwereka ibintu bibi cyangwa gutsindwa kwawe cyangwa ngo aguhe inkuru mbi. Uwo muntu rwose we si inshuti yawe. Inshuti nziza zishimira kuba yakubwira inkuru zagufasha kandi izo nkuru zikaba ari iz'ingenzi cyane. Burya inshuti rero nziza ni amahirwe uba ubonye mu buzima. Ni nk'urumuri, ni nk'inyenyeri, no mu gihe cy'umwijima ikubera urumuri. Niba warayibonye ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ariko nanone niba hari inshuti zifite imico nk'iyi ngiyi, wanayireka ugatangirana n'izindi. Abantu ku isi barahari benshi, ariko nimba umuntu ameze afite iyi mico, umuntu utangira kumugendera kure, atangira wikorera business. Nakubwira ko niba hari business ushaka kwikorera zoroheje by'umwihariko izagufasha mu iterambere mu buryo bwihuse kandi ukazikorana n'ibindi, Home Golden White iragufasha kuba wazigeraho. Baragufasha kwiga gukora amasabune atandukanye, aya y'amazi, imiti ya shampoo, n'ibindi bintu runaka, kwiga amavuta yo kwisiga, gikotoro ndetse na lotion, gutera, kuvanga no gukora amarange, ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byose. Bahamagare kuri 078 19 18 540. Ikindi, ushobora kuba wasura urubuga rwabo ni y3 Home Golden White Rwanda blogspot.com. aho ngaho ushobora kubona amakuru atandukanye yagufasha. Ciao rero, mugire ibihe byiza. Isi irihuta cyane. Ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano AI, Artificial Intelligence, riragera ku byisumbuye kandi mu gihe gito cyane. Ubumenyi bushobora kugutunga wowe n'abawe ndetse n'ikoranabuhanga niwo muvuno nyakuri muri iki kinyejana. Kingura idirishya none urebe ibiri inyuma. Bwarakeye, tangirana imbaduko, umwuga ushobora kugufasha. Home Golden White niyo turufu irya muri uyu mukino. Bagufasha kwiga gukora amasabune atandukanye, nk'isabune y'amazi ikomeye, kwiga gukora amavuta yo kwisiga akomeye nka gikotoro, ay'amazi lotion, kwiga gutera amarange, kuyakora, kuyasiga ndetse n'ibindi. Si ibyo gusa kuko wakwiga gukora imiti y'isuku, shampoo, mu gihe gito, vuba kandi neza.
mu isi y'ikoranabuhanga riyoboye. Uriga amasomo y'ikoranabuhanga atandukanye nko gukoresha serivisi nk'Irembo n'izindi zitandukanye zishobora kugufasha mu iterambere, kwiga kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, social media, kuzitaho ndetse n'ubumenyi mu mikoreshereze yazo. Amasomo ajyanye no kwiga ubwenge bukorano AI nayo bari ku meza. Hindura imikorere, ongera ubumenyi ku bundi, wiga amasomo atandukanye muri Home Golden White. Duhamagare kuri 078 19 18 540. Wanadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka YouTube, Facebook ukoresheje izina Home Golden White. Sura website blog yacu kuri www.homegoldenwhiterwanda.blogspot.com. Home Golden White dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Gusa mu Rwanda hose dushobora kukugeraho no kugufasha, yaba mu buryo bw'iyakure ndetse no kugusangiza amasomo y'iterambere aho uri. None utegereje iki? Singira amaboko y'iterambere aje gusuhuza. Home Golden White.